Ndi papa SAVA. None se zimwe zo kwa Kanyande kuko utazizanye musa kugira ngo nibazinye ngo barize ariko bari kuzigwa rwose mwese ubizi ngizi zirahagije ko none ndababwiye numva si babyumva neza oya se ngo barazize niba bazizanye ngo bigenza bityo turahahuriye mukomere wamaya ako kantu akira nsabima karimo mumanuke neza hano muyitondere yewe dufatane di ufashe gato we warira bari mu gikari ubuse madamu ameze ati urabona ko bahinze igishyimbo cyiza nyabwo ntirumenyerwa kandi mwe twaganiraga nimugoroba rwose Amayeri baruramurashye ko ntawe ubimenyera abantu kuki muba mwafunguye inzoga
mutabanje gupresiza umuntu muri ase bigutwagiza twisuzume yireke ndayima ariko gutaha rwose umugihe ajya kwiranje tuzaguma muri ibi ngibi hakikanye ntabwo tahazungu bashimishwa nuko tuzajya duhora dupfuye muraho muraho neza mukomere karibu sinari no kujya hari inyuma muraho oyicara niwe mukuru muraho neza muraho namwe nabashuhuje Mwongeye kwirirwa muraho digidi muraho neza oh yarekanywa kaka bino ufungurira cyangwa kamitsingi kamitsingi dushimye Imana itumye n'ubundi abavandimwe n'inshuti bakomeza kuza kudutabara kandi turishimye n'ukuri mukomeze mu kubwe neza ntawabona uko abivuga ni ibi nyine mubona Imana igira icyo nyine igashima intama yayo ikayihamagara ariko ndanezerewe cyane kuba n'abari batuye kure baje inshuti n'abavandimwe mwese mukaza n'ukuri turishimye cyane iyi didasana rero mureba ntabwo nabona aho mpera umuvandimwe metere tame atonge ajya kugenda arambwira ati uzabambwirire yuko rwose ngiye nshegeshe umugore wanjye didasiyana tumusize imbokoboko rwose musize anegekaye buriya yarwaye iminsi arwara iminsi byatangiye agira ikintu cyo kurabirana akitura hasi kandi rimwe na rimwe akagwa ashinze amazuru didasiyana nababwira rwose yamanukaga gutya agahita ashinga umutwe nk'anapfa kibirindura tukamutoragura muri za mboga kubw'amahirwe tukajya kubona tukabona yewe ntabwo wavuga ngo ni amarozi buriya biba byiza kugira ngo utitaranye n'abavandimwe ariko uburyo yapfuyemo rwose yapfuye iki kibyimba kikaza kikagera kikagaruka ukajya kubona ukabona ibirenge birikunje birebye inyuma biragarutse twarumiwe twaravuje turavuza ngira ngo n'aka gasambe ejo buriya bazaza kugatwara ariko ubwo mwabonetse ngira ngo wenda niwo mwanya wo kugira ngo rwose turebe ukuntu mwagira icyo mukora nk'abavandimwe ariko se didasiya nta muntu bari bafitanye ikibazo abantu basigaye bagirayo abandi digidi none wakubaka ikigadasitere n'iki ngiki nta ntibakugirire ishyari mw'abantu nuko ubwo rero atunge arambwira ati uzahambere umbwirire bene mama ko ngiye mbakunda azizi y'inzu nagira ngo rero mu rukundo ruzira uburyarya n'umutima mwiza yari yagiye ampa lisiti k'abavandimwe b'imena najya ntekerezaho mu b'imbere arambwira ati uzahambwirire ndimbati naboneka azareba ari akadeni nari mfite azanyishyurira nyabo kugira ngo didasiyana azaryama iminsi arongera arambwira ngo nzabwire uyu mukire yuko abana n'ubundi bafite ibirarane by'amashuri arongera arambwira ati nzavugishe na pasitori mubwire abana b'Imana ngo bitange barebe ukuntu bamuremera haburaga na gatoya ngo apavome mu nzu ariko arambwiye ngo muzabigira ibyanyu ubwo rero nagiraga ngo nsabe muri umunange uyu nguyu aze hafi turebe ko twabona ariko muri mbako rwagiye umuntu wabonye n'igihe cyo kuraga kari buriya umuntu yajya kuraga aba yumva yageze kure aba yiyumva ndakubwiza ukuri hatunge apfuye ababaye birumvikana yapfuye ababaye kuko mbese umuntu wumva wabyimbaga iki kikaza kigasubirayo ibirenge bigatambama bikareba inyuma bikongera bikagaruka noneho navugaga nti yari yavuze ngo ntange nimero yanjye ya telefone aba ariho mugenda muyanyuza noneho nzayashyikirize uyu mubyeyi ngira ngo abenshi hano murayifite
ubwo murakoresha nyine telefone munyoherereza waba yafite mu ntoki nawe ndumva yabanyuramo noneho ariko njye nayo mfite igitekerezo harya ubwo nta nimero umugore we yari afite se akaba ari we yanyuraho umugore we bazongera bikuze kugira ngo uzamwoherereze usibikuza bamukata umuntu rwose icyo ni igitekerezo nta harya didasi ufite we nimero yawe ya telefone base n'imbishingano reka tworoherane ariko ubwo inshingano yazihaye digi uko urumva njye namubaye hafi buriya no gupfa ko nuko habaye akantu k'isegonda ritoya nari nyuze ku gasantere ni ukuvuga ngo barambwiye n'ibindi mutari muzi mutumvira bikora uko yakubwiye uzabita banyuremo noneho ariko ndimba yari yambwiye ngo uzamuha 3 ubwo ndumva niba ari telefone ukoresha urayashyira ku yanjye ariko n'iki murashyiramo reka ibya hano tubikore hanyuma ibyo bindi nabyo yakubwiye tuzabigeraho mukomeze digiti yego jewe kuri telefone zohereza 500 ariko ntuzatinde nyaba n'ubu aka kanya rwose urakoze ikirebwa no gushyiramo vuba naya vuba hanga iyo nomero nayo n'abasava nawe ashiremo abonye message abonye message message ndayibona telefone iri hara kuri charge ongera usubiremo izo nimero kugira ngo abantu bose bazumve iyo nimero ubundi nimero yawe uzagushinze ibyo bintu abenshi hano barayifite harimo abaturanyi nawe yari yambwiye cyane ndimbati wa 3 abari nzakomeza kuyibutsa cyane ahita nayashyiraho n'uyu nguyu yawe se ya indi se wigeze uhindura ntago nahinduye niba ari iriya ndayifite noneho dore andi mafaranga komeza ari kuzane n'ayandi igendo yazane nariye yazane nari hanyuma digidi karame nanjye unyibutse iyo nimero nubwo yatumye ngo nzabwira abana b'Imana bakusanye yego bo mu rusengero uri hatungi baranamukundaga iyo yabonaga akanya yarazaga ariko mu gihe ngitegereje kubwira abavandimwe message rwose ngiye koherereza yayanjye ku giti cyane nzakusanye mu bandi nyuma ariko ngiye guhita nkohereza miliyoni neze kureba ubwo rero karame digidigi jabosiko noneho ngewe yari yakubwiye 350 ngo bariyo makeya rwose uzatanga oya ndayakuba 2 ndayakuba 2 ukuntu ari rubi nk'ubu ngubu nibura yaba yabibona ko mwitanze umurimo umeze hanyuma ntayasigaye karame akabona ko asize abantu dufite byinshi nubwo tutahabonekeye igihe nanjye kuri ako gapavoma aho ngaho hari n'abandi dukorana twahise dukora akagurupa ako kanya kuko mu burwayi amaranye igihe tuba turi muri bizinesi turi muri shuguri tugenda tugaruka nka connection gutyo ariko ubwo nahabonetse nanjye munyandikeho udufuso 2 twasima urakoze cyane n'ikirimbuzi uvuze utwasima cyangwa uvuze utw'umucanga bazakora n'ibindi bakeneye zizabifasha abo bana ariko nibyo macyaka ro kubaka ubwo ni igihumbi ntabwo twese tureba muri ubwo burwayi ubwo bazapavoma naha mu rugo reka rero nge nahise mbirangiza telefone n'ubundi iri hano ya nintuzu nabirangije nayo ari kwikontorora hanyuma nanjye uriya mwana wigaga hano hirya abohereje message ziraboneka kuko hari umuntu uri kuzikontorora kuko kurumva arimo kuzikontorora kuri uriya mwana wiga hariya hirya nanjye rero nyandikeho kugeza arangije segondere harya yari ari mu wakangahe ari mu wa 4 primaire ubwo nanjye urashyiraho abana bari mu wakangahe mukomeze kwica akazi kuko nakabaga hari kugeza mu we mukondana agahinda mugize neza reka ubwo turakomeza rero perezida nubwo umutware wanjye adahari ariko ndaza kumuganiriza tureko twabona oya mu bikore vuba bive mu nzira umuntu tugira dushyingura agende ibintu byo gutinda mu telefone nawe yohereza hakiri kare rwose mugize neza rero reka dukomeza noneho tuganire nk'abantu b'abavandimwe batari baherukanye ndagaruka mu kanya
umva se Margarita twagize barize Dasiyana turareba umurambo go ese digede hano hari agatekerezo ngo barasezera wakwigira hano hino ukumva ko Didasiya nawe ndabona nta hari warubonye indi nkunga icyo twari tugezeho nicyo abantu bose bari bagize ntabwo twakicara aha nubwo yigendeye ariko buriya no kumuteraho akajisho nyine kanyuma oya murabona waretse Didasiya no ko hari akantu yaragiye kuvuga digide njyewe rero ku gitekerezo cyanyu cyo kureba umurambo wahatunze vuga cyane nabinyuma ihangane mw'abantu mwese bafite indangururamajwi ariko nyine aravuga wenda tumwunganire ngo vuga vuga ku gitekerezo cyanyu mwari muvuze cyo kureba umurambo wahatunge ngo muwusezereho njyewe yambwiye yuko umuntu utaramurebye ari muzima mu bibazo ngo yari afite yambwiye yuko ibyerekeranye n'umurambo we ntawe ugomba kuwureba ikindi gitekerezo ku murambo we muzajya mwegera digidigi nubwo butumwa yansigiye ariko arakoze mu magambo make ndumva ari icyo nari kubasobanurira yambwiye ngo atabonye ari muzima ngo rwose ngo yihangane ubu ngubu ni ukuvuga ngo nuko ari bugende kandi noneho nagira ngo mbashimire perezida ahubwo noneho hari akandi Didasiya nashoje avuga da aravuze ngo yaramubwiye ngo umuzimu we ngo uzamukurikirane uzamukurikirane ngo Didasiyana ngo oya yavuze uzamureba bataramugira uzamureba yapfuye ngo niwe ngo uzakurikirane waba yumva afite guhangana n'iyo mizimu ubwo ngubwo niwe wagira kandi noneho mwina bitindaho twebwe reka ahubwo dukomeze gahunda mu izina rya Yesu ubwo n'ubupagani ase mwaretse umuntu agapfuko ashaka mwaretse umuntu agapfuko ashaka mushaka kumuvangira muri gusenga Imana nyir'ububasha ngo muzimu sibyo ni cyangwa muranamureze mureke kuki mubuza umuntu gupfa ukuntu ashaka reka twumve ndimba mureke twumvikane ndimba babarira mbanze mbabaza ikibazo ubu turi hano hatungi tutamuzi twaje gutabara umuntu tutazi muratubuza gusezera hatungi twasangiye niba ariko yavuze yewe ariko nanjye aho mpafite igitekerezo murabona nyiragitariro ndi mukuru kera umuntu umusaza yajyaga gupfa akaraga murumva rwose ibyiza nuko yanaraza akabwira digidigi akavuga tumva uriya muntu mpanganye nawe ntazambonera ikiribi kandi ntimuzanshyingura ibyo akabivuga kuki wamugana umuco mwawuca niba umuntu avuga ati njyewe nipfa gutya muzareka ariko urumva nyiragitariro nawe ubwo se nikoye ubu se nyiragitariro ataniye nawe uragize uti yaragiraga ati umwanzi wanjye aha se turahabanzi be hari umwanzi ariko ngewe gupagana ibyo bintu ko yambwiye ngo ngewe muzaze mutange inkunga ashyingurwe kandi ntamuretse agapfukunda ashaka mumwivangira mu noneho mureke ariko ibintu biroroshye mu by'ukuri hari ibyo yasize avuze njyewe nabibasobanuriye ariko wabisobanuye ariko ibyo yasize avuze nicyane gishaka kureba ibintu mbi yatuye Amayeri mbi aho nabereye aha ngaha nta muntu nsura abana banjye babirukana mu mashuri muri aho ngaho none mwumvise ngo napfuye Ndimba umaze igihe kingana icyo utansura kandi uzi ko tuva indibi wumvise ngo napfuye guze kureba ibintu byatuye ibi bintu niwe wari uri kuva ngewe natabaye ko none aha ngaha ndavuze ngo uw'iki kibanda gikubita umutwe ntazagire umumbaza mbaye aho ngaho imyaka n'imyaniko ntawe unsuye ndagwaza abana ntawe unsura ntagiye gutuye abanyeshuri niko nitabye uzana icyo kibanda niko icara hasi icara hasi turebere bayobozi turebere ibyo abantu batara Didasiye turabona simba nguheje mba nkuzanye aha ngaha kugira ngo nawe ngire icyo mbwiraho tugiye kuvuga n'ibintu by'abagabo
uramenya ifungwa mu wawe ndakuzi umva rata digidi umva umushinga uteye banza usome banza ugutumira agacupa kagutumire bundi iyo mu mutwe hatazijyamo udukoni nka tune ibitekerezo ntabwo biboneka oya njye ndakumva sinkoreshwa n'inzoga rero ndakumva dore ko umushinga uteye ndagira ngo umpe ibitekerezo akose ngo ibitekerezo ntarumva umushinga uri kunyuza kure rwose hatu nyine igitekerezo ni ukugira ngo unyubake mu cyo mfite numve niba biri buhure mbwira urabizi ko mfite umuryango mugari ibyo ntabyo nzi ntawe njya mbona cyakora ntawe nakurenganye ko batajya bagira hano se shaho mbwira ufite umuryango mfite bakuru banjye yego mfite bashiki banjye yego mfite badata bacu bafite ufite imodoka nkeya ni ebyiri amazu imiryango barakodesha umuryango wa make ni 200 ndakubwiye mushiki wanjye we noneho afite imodoka zimwe za kitorosi ejo bundi ngo yararanguye ngo 12 ngo bamwongeza n'iyindi iyo ngo za Dubai yego ariko ikintu kimbabaza ngiye gupfa nk'imbwa epfuye mpagaze sha ubukene buranyishe abana mu ishuri bari kubirukana uzi ko nimugoroba twabuze icyo duteka didanse nakagenda agashitura ibikora by'amateke n'imigozi y'ibijumba akapfa gutogosa ko nawe ugiye kumbwira ibibazo ntanumva uyobeye ko abantu ku isi batagomba kungana hagomba kuba abakire n'abakene byakire ubwo Imana ntiyaguhaye tuza nezezwa nuko baeho tuze nyezwa ngo 10 ibyo nibyo bimbabaza ibyo nibyo binjya hano kubona mfite umuryango ukize ariko ntibanamvungurireho ushatse nkugira inama kujya kubasaba abana banjye mperutse kurwaza umwana mu nda indera byimba kubera iki urukarango rwabo bahambiro bakaranze ruragenda rumubyibisha ubu saa 12 za nimugoroba batangira gukaranga njye mba hano nkagenda saa 5 ibikozi byabo biba bitangiye gukaranga amanyama cyamaje dore icyo nshaka kugira ngo rero ongireho inama ndakumva ndashaka ko dupanga umupango umeze gutya degede misiyo uzi icyo aricyo misiyo zo gukora nyine misiyo no kuvuga ngo niba bagutumye ku muntu ukagenda ntugire ikikurangaza nubwo yabara amafaranga urayasimba kampaka uwo muntu agufasha ndakumva dore ukuntu rero abo bavuna muheto ngomba kubakuramo amafaranga ndakumva ndahera kuba twavutse indimwe mpere no kuba twiganye no ku nshuti n'imiryango ubasabe se ukora iki itonde ariko digidigi ariko sha njyewe uyu mbwira njyewe ndi mobe n'ubwenge mfite ngiye hatunge metre tami ndayabakura siraryima dore ukuntu tujye kugeza rero wowe ugiye kugira utya untangira itangazo ko napfuye ngo cyo mfa nawe no gutangira guhaguruka kwa nibyo uzapfa se ntabwo nzapfa yewe nzazuka ariko gatuko cyo ukunda gushakira ibintu mu gupfa sibaho nawe ngo karatangiye ibi byose nso kugira ngo ubeho nuvuga ngo uzapfa by'agateganyo nzapfa by'agateganyo noneho wowe nutanga itangazo ko napfuye iyo mihirimbiri abo bavuna mu tugu tufi ndimwe bose bazahuruduka nk'agatera baze ngo baje gushyingura noneho nibahagera dore ikintu uzakora rero wumva ikintu ushinzwe gikomeye utagomba kurangaraho na gato ni ukubashishikariza uburyo bagomba gutera inkunga uyu mugore usigaye n'abana none se mutararengaho ko wambwiye yuko mutabanye neza ufite icyizere cy'ihe cy'uko bazaza mupfa niyo batazi uri muzima reka nkwereke bazaza ahubwo ukuntu nzabigenza reka nzapfe yego reka nzapfe ariko se ndemeye azapfa sibyo noneho niba tuvumbura icyo si cyo kibazo reka wenda tuvuge ko uzanapfa bakaza bagatanga amafaranga wowe nibaza nanjye nari nyakeneye sibyo tuvugane nk'abagabo uretse gatoya hari umuntu arasana umushinga w'amafaranga nawe ugatangira kugira gusa ufite ayaye reka nkwereke uzampa ngahe nzaguha ngahe tuvuge urapfuye baraje bampaye miliyoni uzampa ngahe nzaguha 10% misi yose muri miliyoni 100 hatubyihorere bwira umugore wawe wapfe noneho aba ari wo mutangira itangazo mu byikorere didanseni sarapfa didanseni wowe ko ari mu batindinya kujya rapfa bazana iki ko ngaho rero noneho pfa atanga itangazo noneho yikore wapfuye mu byikorere ngemvemo yari kudigiti nyine nk'umuntu w'umugabo ntisundi urashaka ngahe ngereka nkwereke nzitanga uko nshoboye
menye ko nzaba ndi komisiyoneri muri ibi bintu uzampa 30%, miliyoni 1,300,000, ebyiri 1,600,000, nshishikara abakire mbakoremo pe bahindemo mbakoremo kabisa. Ndege nayo korera 15 kwijana. Akore 15 ubwo urumva ibyo byo kwishyira umusaraba. Si nkayo ubuntu. Akoze gupfuka hera umwuka wawe hamwe ya wibivamo. Uramwihorera. Ibihumbi 30%. 30%. Okay. Urayemeye? Nta kibazo wowe uzankorera akazi neza. Okay. Sibyo? Uzapfa ryaye. Bo. Ngewe niteguye gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Bakubajije umunsi nyine. Hitamo wenda ari nko kuwa gatanu. Bizahora na weekend. Wa mugani. Reka nzapfa ari kuwa gatanu. Kubera ko bene wacu birabikire byose. Kuwa gatanu biba biraruhuka. Barara bamwe ijoro ryose bukabakeraho. Kuwa gatandatu bakirwa bamwe. Ku cyumweru bakirwa bamwe. Ubwo noneho kubera mfuye mu mibyizi ntago baza bakunda amafaranga barigana none ubwo ngubwo bazahita barundanya amafaranga batugo tugiye kurara ku kire kwatunge ko yapfuye bumva bazitwaza amafaranga yo kunywa abanywa byeri abanywa inzoga n'ikibyi noneho ubwo ngubwo ubwo ibisigaye wowe akasi nakawe nzikira ngiye ntago ngira amagambo menshi urabizi hatunge ntazapfa ubusa nawe ukiyakundye nawe nzakurya nise kandi rero uzaho bitsa amafaranga niwo amafaranga uzaba uyafite ahubwo twumvikana ubundi ibi bintu hakagombye kuza urupapuro n'ikaramu ubu uzaguha amafaranga akazayo gusinya akajya nasinya ariko reka byagaragara nabi reka tukwizere so ubwizerane so ubwizerane no ubwizerane ndi mubi oya nge nshobora no gutobara kenge mu nzu nkajya mucungira mu kenge uzana mukuriye twitegure uzapfa by'agateganyo mwizuka ryawe ugufite ukuntu uzabyiyaranje ngiye maze kuza nzaza mubwirina amafaranga abonetse naya nigendere ubwo buryo bazavanga uzabyibariza niba tuvumbura muzarwigende nge simara niba tuvumbura ese wa mugani waho tuzagitwara niba tuvumbura muzarwigende bana banjye ntibagiye kuzasigara banga akashanzaza ni karakase nka kamari mari n'urubando bahinde mu budaho ahubwo bakwita amashoti wa mugani tuzabahinda mu budaho ahubwo mvikiri ubikiri uzankorera uzaba kusanya fundraising bayikomeze nurangiza ubabwira uti wongera wasubiremo bakuru uti boss apfuye nta kintu asize ibyo nge nzabivuga yewe mu magambo make se icyo nicyo ngicyo ukababarira kandi Nige ndijariye ari umva ari mu nzu nige soka soka bazana ariko umva rero mwigire muradukinishije ibi bintu atuze urabizi ko ibi bintu n'ugushukanye uburambuzi ni kongera gitari ibi bintu nta kintu biziho kuri kwibankwambe yagapfusha Veredian ntitwazi ducyanga hano ariko se urinda kuvuga ngo hari hano barabizi ibintu nibiki mana umva Nejo bundi nari nagiye gusenga muri ndakuramutsa Mariya nubwo ngubwo nanjye mbese urabona iriya ndirimbo yajyanwa mu ijoro rya bike Magnificat nibyo njyewe kumbe urabibona ibi bintu ubundi ubutisura urugoro ibi bintu urumva ari byo sabe mbere ariko oya mbere yuko tubajyana muzana amafaranga twatubahaye oya ni amafaranga muyazana hanga amafaranga yose yenda ufite amafaranga ndasaba ijambo n'uyu wacu Kugenda mu buyobozi